Abagabo bageze ku ntsinzi bakabasha gukabya inzozi zabo, usanga benshi muri bo ubuzima bwabo busenyuka mbere y'uko bapfa. Muri iyi si turimo hari ibintu byinshi bishobora gusenya ubuzima bw'umugabo ariko we nabimenye kugeza igihe ubuzima bwe burangiye. Kimwe mu bintu bikomeye kurusha ibindi bikunze gusenya ubuzima bw'umugabo ni ukunanirwa kugenzura irari rye. Ubundi irari ni igice cy'ubuzima bw'umuntu, ariko iyo ritangiye kukugenzura aho kuba ari wowe urigenzura, ritangira kukuyobora mu byemezo bibi, ritangira kukwangiriza ejo hazaza, rikagutesha icyubahiro muri rubanda, ndetse rimwe na rimwe rikanangiriza umubano ufitanye n'Imana. Abagabo benshi hanze aha usanga batekereza ko imbaraga ari ukuba umuntu ashobora gukora icyo ashaka igihe ashakiye, ariko ukuri ni uko imbaraga nyazo ari ubushobozi bwo kwiyobora no kwifata igihe ubishaka. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo butandukanye bw'ingenzi kandi bufatika bw'ukuntu umugabo nyawe yakoresha agenzura irari rye, ndetse n'ukuntu bizamufasha mu iterambere rye. Ikaze nk'ibisanzwe, uburyo bwa mbere tugiye guheraho ni uko ugomba kumenya ko irari ridakwiye kuba ari ryo rikuyobora. Mbere na mbere ni ngombwa ko twumva ko irari ari kimwe mu bintu bisanzwe Imana yaremanye umuntu. Ntabwo kuba ufite irari ari cyo kibazo, ahubwo ikibazo ni igihe irari ritangiye kukuyobora aho kuba ari wowe uriyobora. Abagabo benshi usanga bafata ibyemezo ariko bayobowe n'ibyiyumviro by'ako kanya, ariko byamara gushira bagatangira kubyicuza bitewe n'uko ingaruka z'ibyo byemezo bafashe zizakomeza kubakurikirana na nyuma y'imyaka myinshi. Gusa ku bagabo babashije kubaka imitekerereze ihamye, usanga bibaza ibibazo bibiri mbere yo kugira ikintu cyose bakora. Icya mbere bibaza ni ese iki kintu ndimo gukora kizangeza he? Icya kabiri bibaza ni ese mu myaka iri imbere nzishimira iki cyemezo cyangwa nzacyicuza? Ibyo nibyo nawe ugomba kujya wibaza mbere y'uko irari rigira ikintu rigukoresha. Abantu benshi bumva ko kwifata ari intege nke, bakumva ko umugabo akwiye gukora icyo ashaka igihe ashakiye, ariko ukuri ni uko umugabo ukomeye nyawe ari ushobora kuvuga oya igihe bikenewe nubwo yaba bishaka cyane. Usanga abagabo benshi barangije urushako rwabo, akazi kabo, ubushiti bwabo ndetse n'ejo hazaza habo kubera gusa icyemezo kimwe bafashe bayobowe n'irari ry'igihe gito. Abagabo bafite ubuzima bwiza si uko badafite irari, ahubwo ni uko bamenye kurigenzura no kuriyobora aho kuyoborwa naryo. Irari rishobora kuba ryiza rikagira ibintu bimwe rifashamo nko kubaka umuryango no kugera ku zindi ntego, ariko mu gihe rikoreshejwe neza kandi rinagenzura. Ariko iyo ridafite ubuyobozi rishobora kugusenya burundu. Nushobora kugenzura ibitekerezo byawe, amarangamutima yawe n'irari ryawe, uzaba ufite imbaraga nyinshi kurusha umuntu ushobora kugenzura abandi. Ugomba kumenya ko umugabo utsinda ni uwize kuyoborwa n'ubwenge bwe aho kuyoborwa n'irari rye. Uburyo bwa kabiri ni ukwirinda ibintu bikangura irari ryawe. Abagabo benshi usanga bashaka gutsinda irari ariko bagakomeza kuguma ahantu harikangura buri munsi. Ibyo bimeze nko gushaka kuzimya umuriro ariko ugakomeza kuwushyiramo esanse. Buri mugabo wese afite ibintu bimugerageza kurusha ibindi bikamukangurira irari rye. Hari abageragezwa n'amashusho bareba, abandi bageragezwa n'imbuga nkoranyambaga, abandi banageragezwa n'ahantu bajya cyangwa n'ibiganiro runaka bumva. Abagabo bagerageza kwifata ariko bagakomeza kureba ibintu bibashora mu bishuko buri munsi. Usanga umugabo yirirwa ku mbuga nkoranyambaga areba ibintu bikangura irari rye, ariko nyuma akibaza impamvu ahora arwana n'ibitekerezo bibi. Ukuri ni uko ibyo yinjiza mu bwonko bwe ari byo bituma ibyo bitekerezo byiyongera. Ubundi ubwonko bw'umuntu bumeze nk'ubutaka. Iyo ubibye imbuto mbi ntuzitege ko uzasarura umusaruro mwiza, no ku bwonko ni uko niba uhora wuzuza ibintu bikangura irari ryawe mu bwonko, ntabwo ugomba gutungurwa no kubona irari rigomeza gukura. Gusa usanga abagabo bafite ubwenge buhambaye baramenya aho bafite intege nke, bityo bakahirinda kuko hashobora kubagwisha. Ntabwo ugomba kureka ibikangura irari ryawe yuko biza mbere yawe, ahubwo ugomba kubyirinda bikiri kure yawe. Kwirinda ntabwo ari ubwoba, ahubwo ni ubwenge. Nta muntu ujya gukinira ku mpera z'umwobo ngo yizere ko atazagwamo. Umuntu w'umunyabwenge ni uwirinda kwegera aho azi ko hashobora kumuteza ibibazo. Nuwirinda ibintu bikangura irari ryawe bikiri kure, uzaba ugabanyije imbaraga z'urugamba wari kuzarwana mu gihe kiri imbere. Uburyo bwa gatatu ni ugushyira imbaraga zawe mu ntego zifite agaciro. Kimwe mu bintu bituma irari rifata umwanya munini mu buzima bw'umugabo ni ukubura ikintu kinini ahugiramo. Iyo umuntu nta ntego afite, nta cyerekezo afite kandi nta kintu ari kubaka, bituma ubwenge bwe butangira kujagarara.
Iyo ubwonko budafite ikintu buhugiyeho, akenshi butangira gukurikira ibyifuzo by'umubiri gusa. Itegereze urebe abantu bageze ku bintu bikomeye mu buzima, akenshi usanga baba bafite ibintu bibahugije. Haba kuba bafite inzozi bari kubaka, haba abashaka kugira ubumenyi bongera cyangwa umushinga bashaka guteza imbere. Gusa ibi ntibisobanuye ko aba bagabo batagira irari kuko ni abantu nk'abandi. Ahubwo baba bafite ikintu kinini kibayoboye kurusha iryo rari. Iyo umugabo afite intego maze akabona ikintu gishobora gusenya izo ntego, biramworohera kukivamo kuko aba azi neza icyo ashobora gutakaza cyangwa guhunga. Iyo umuntu adafite icyerekezo, akenshi afata ibyemezo bishingiye ku byiyumviro by'ako kanya kuko nta kintu kinini aba ari kurinda ko cyasenyuka. Niyo mpamvu ari ngombwa kugira intego zisobanutse kandi zihambaye, kuko iyo ufite intego ikomeye ituma uhora ubyuka buri gitondo, bituma ibishuko byinshi bitangira gutakaza agaciro kabyo. Nubaza umuntu wese wageze ku ntsinzi ukamubaza ikintu yatambye, akenshi uzasanga barize kwifata no gushyira imbere ejo hazaza habo aho gushyira imbere irari ry'umubiri wabo. Iyo ubuzima bwawe bwuzuyemo intego, bituma irari ritabona umwanya munini wo kukuyobora no kwigarurira imitekerereze yawe. Uburyo bwa kane ni ukugenzura ibitekerezo byawe mbere yo kugenzura imyitwarire yawe. Ikintu abantu benshi batajya bamenya ni uko ibikorwa byinshi dukora bitangirira mu bitekerezo mbere y'uko bishyirwa mu bikorwa. Nta muntu ubyuka ngo ahita akora ikintu ako kanya kitabanje kunyura mu bwonko bwe. Mbere y'uko umuntu afata icyemezo icyo ari cyo cyose, haba habanje kubaho igitekerezo cyakomeje kugenda gikura buhoro buhoro kugeza kimuyoboye mu kubishyira mu bikorwa. Iyo niyo mpamvu umugabo ushaka kugenzura irari rye agomba kubanza kwiga kugenzura ibitekerezo bye. Usanga abantu benshi barwanya ibikorwa bibi ariko bakirengagiza aho bituruka ku isoko yabyo. Iyo igitekerezo kibi kikuje mu mutwe wawe, uba ugifiteho ububasha bwo kukigenzura, haba kugikura mu mutwe wawe cyangwa kukireka kikaguma mu mutwe wawe. Iyo ukiretse kikakugumamo nibwo gitangira gukura, ndetse ari nako kigenda kigira imbaraga, hamwe uba utakibasha kukigenzura bikarangira kikuyoboye mu bikorwa. Iyi niyo mpamvu ugomba kwitondera cyane ibintu wemerera kwinjira mu bwonko bwawe, haba ibintu ureba buri munsi, haba abantu utega amatwi, haba ibiganiro ukurikirana ndetse n'ibitabo usoma, kuko ibyo byose bigira uruhare runini mu mitekerereze yawe. Ubwonko bw'umuntu ni nk'ububiko, icyo ubushyizemo uyu munsi nicyo buzaguha ejo. Ugomba gutangira kugaburira ubwonko bwawe ibintu byubaka gusa, gake gake bizahindura imitekerereze yawe mu buryo bwiza. Ikindi kintu cy'ingenzi ni ukumenya ko ubwonko bwacu budakunda kuba buri gupfa ubusa nta kintu burimo gukora, kuko iyo nta kintu cyiza urimo kubaka kiri mu mutwe wawe kigugishije, usanga akenshi ibintu bibi cyangwa bidafite umumaro aribyo bihafata umwanya mwinshi. Niyo mpamvu ari byiza guhora ufite ibintu uri kwiga, ufite intego urimo gukurikirana cyangwa ufite ubumenyi urimo kongera. Iyo umutwe wawe uhugiye ku bintu byubaka ubuzima bwawe, bituma ibitekerezo byinshi byakukururira mu bishuko bitangira kugenda bicika intege. Naho niba ushaka kugenzura ibikorwa byawe, banza ugenzura ibyo wemerera ko biguma mu mutwe wawe. Uburyo bwa gatanu ni ugushaka abantu bafite indangagaciro nziza kandi zihamye. Hari umugani baca mu Kinyarwanda ngo mbwira abo mugendana nkubwire uwo uriwe. Abantu benshi usanga bahindurwa n'abo bagendana buhoro buhoro, ariko bo ntibabimenya. Ugasanga imvugo zabo, imyitwarire yabo, indangagaciro zabo, ibikorwa byabo n'ibyo baha agaciro bitangira kukugiraho ingaruka. Niyo mpamvu umugabo ushaka kugenzura irari rye agomba kujya yitondera cyane abantu agendana nabo n'abantu aha umwanya munini mu buzima bwe. Niba uri umugabo ukaba uhora uri kumwe n'abantu bahora bavuga abakobwa gusa, bahora bavuga iby'irari gusa ndetse banishimira imyitwarire mibi kandi banaseka umuntu ushaka kwifata, bizakugora cyane gukomeza guhagarara ku mahame yawe. Ariko iyo uhora uri kumwe n'abantu bafite intego, bubaha ubuzima bwabo, bafite indangagaciro kandi banafite intego, usanga nawe bitangira kukugiraho ingaruka nziza, kuko uko mubana cyane ni nako ugenda ubigiraho byinshi. Usanga abantu benshi bagwa mu makosa atari uko babishakaga cyane, ahubwo ari ukubera inshuti n'abagukikije babiguteye. Niyo mpamvu ugomba gushaka inshuti ziguteza imbere aho kugusubiza inyuma, ugashaka abantu bakubwiza ukuri nubwo kutakunezeza, ugashaka abantu bakwibutsa intego zawe igihe watangiye guteshuka kuri zo cyangwa watangiye kuzibagirwa, ndetse ukanashaka abantu bagutera imbaraga zo kuba umugabo mwiza kurusha uko wari uri. Iyo ufite inshuti nziza zigufasha no mu bihe bikomeye, kuko nk'iyo ugeze mu bigeragezo cyangwa mu bishuko, usanga izo nshuti zawe zikwibutsa uwo uriwe n'aho ushaka kugera. Abantu benshi bageze kure muri ubu buzima ntibabigezeho bonyine, ahubwo bari bafite abantu babafashije gukomeza urugendo rwabo,
bakabagira inama kandi bakanabatera imbaraga igihe byabaga bigoye. Isomo wasigarana ni uko ugomba guhitamo inshuti witonze, kuko abantu mugendana uyu munsi nibo bazagena aho uzaba ugeze mu myaka iri imbere. Niba ushaka kugenzura irari ryawe ukanawubaka ubuzima bwiza, tangira wegera abantu bafite indangagaciro nziza, banafite icyerekezo kandi bakubaka aho kugusenya. Dusoza, ikintu nababwira ni uko irari ubwaryo si ikibazo, ahubwo ikibazo kiba mu gihe ryatangiye gutegeka ubuzima bwawe. Ukanamenya ko umugabo nyawe ntabwo apimirwa ku mbaraga z'umubiri gusa, ahubwo anapimirwa ku bushobozi bwe bwo kwiyobora. Umugabo ushobora kugenzura irari rye aba yubatse urufatiro rukomeye rw'ubuzima bwe. Niba ushaka kubaka ejo hazaza heza, icyubahiro n'intsinzi irambye, tangira wige kugenzura irari ryawe aho kureka akaba ari ryo rikugenzura. Umuntu utsinda ibintu byose byo mu isi ariko we ntabashe kwigenzura, uwo muntu aba ataratsinda byuzuye, mu gihe umuntu watsinze byuzuye we aba abasha kugenzura amarangamutima ye ndetse akanayobora ibyifuzo bye. Uwo niwe muntu uba afite intsinzi nyayo kandi ihamye. Nshimiye abantu mwese twabanye kugeza ku musozo w'iki kiganiro n'iby'agaciro, bibutsa gukanda subscribe kugira ngo tugomeze kwagura umuryango mugari w'iyi YouTube channel, gukanda like no gusharinga iki kiganiro kikagera ku bantu benshi. Nawe ubutaha.